ya kipe yacu aperi muri weekend yabaye skandali barayibye Sport ikubitwa mu bawe bitego 8 mu mikino 2 ubwo yakubiswe 4 utavuze muri weekend imwe ukavuga mu mikino 2 nyine ndi kubiteranyiriza hamwe no 8 Rayon Sport bupiki yabaye nka ntaripfuye mwami bari yakujombamo ibitutsi nka mwami bari yari we umufana mugera yemeswe Nyiragasazi nzo Nyiragasazi waje oya ni marayika mwana yabuze avuga ati ngo ko nta nka y'umwami nariyeho ibintu ngo ndikuzira nibiki marayika yarababaye cyane ariko nyine igitambo cy'abanzi bariyahura rero banabumve ikintu cyose cyafecta amanaga mutima y'umuntu ikibazo gikomeye boro ngera leta ziramwe akaboko kayo amaranga mutima yanyagarutse muri normal nagezeho ndenga kumva yuko Rayon Sport iri gukina aho ndavuga umuntu utsindari bajya bamuhana ko nubundi abantu babaje rwose ni benshi cyane amaranga mutima y'abafana umuntu ukunda igihugu umuntu ukunda abaturage ukunda kubona banezerewe kukiyemera ko batsinda Rayon Sport abaje bayibira simvuze ngo bayibire ariko ntibakayibire kugera wishime oya ntibakayibire uzagende ubwire perezida wanyu w'ikipe ya Rayon ubwire uzara association zanyu njya mbona ziyifasha ubwire n'abakinnyi bira bigabo yabize ukuntu abafana baba bari batsinzwe aya nyine no ngo gusa gutsinda no gutsindwa bibaho mu mupira w'amaguru kandi ibyago biri kugwira abagabo oya nta ikipe yageze ku bagore impinduka ziragora yego ugomba kuzumva impinduka ziragora wasanga inzira muri gucamo ari ukugira ngo muzagere mu nzira nziza muze kubona aho bipfira sasa rero ubwo tujye kure nk'umukunzi w'umupira w'amaguru nk'uko tugufite buri munsi ngo dufashe gusobanukirwa neza Almerek yakinnye na Rayon Sport twatsinzwe Almerek yakinnye na Rayon bayikubita 4 ari Hilal yakinnye na Rayon Sport Almerek kina na Perfusi yego barayibye bari barayibye tataretse kujya aho bibwe tujye kureba aho bibye basi ntago Rayon Sport bayibye ku mukino wa Al Hilal yewe ko nabubonye ikina na Rayon Sport atsinzwe ko nabubonye mu byukuri ya philosophy mentality y'ikipe yego guturuka ku bibazo Rayon Sport ifite nibyo bituma itsindwa ubu ngubu kuko umusubirizo hari Hilal abakinnyi ifite n'aba Rayon Sport himba batarovated mugani wawe no kuba hyping amafaranga baba baguzwe no kuntu baba bakabijwe baza yego bakaba hyping yagombye kubitsina nka bakadukanga urumva ko dufite ibikura nkota bya Hilal irusha karite wenda ntago wafa kuvuga ngo irayirusha ariko nabwo kubika ikipe ikurusha ntago yakandagaza none bira bintu byabaye tusanzwe ko Rayon Sport ari ikipe y'abafana ano batera inkunga ku bwinshi amafaranga yinjiye ku kibuga barayabara cyane ubafata ute kuba abafana ba Rayon Sport taraje kureba umupira wahuje na Almerek nicyo nacyo kiri mu Al Hilal nabyo biri mu byo Rayon Sport izira urabona rega nawe nk'urugero reba nka Man U crise mazemo rega nk'urugero yego imaze crise igiye kwimaramo imyaka hafi 10 irenga yego rwose ariko niyo kipe nyeze amafaranga menshi mu gucuruza yego no kugura amatike yego na n'ubu niyo kipe iheze muri Premier League ubu ugiye kugura Arsenal na Man U nubwo Arsenal ubona muri no minsi meze neza yego Man U ni ihenze kuba wayigura by'amateka cyangwa kuba kipe wagura ihenze n'uno munsi yego tuvuge mu Man U ishaka kugura billion urugero 6 cyangwa 5 yego mu gihe Arsenal yagura billion 6 kandi uzi no kuntu Man U imeze bidahagati matse kuko Rayon Sport nayo nubwo twakubitwa bwose ariko mwabanje kuba muyigumaho ya mafaranga ngo mukayatanga mukayikunda ihita inava muri bya bihe bibirimo uko buriya igikomere cyomarwa n'ikindi niba igikomera ko itari gutsinda ibonye intsinzi yahita yiva kamera ariko uvuze ni keza niba Manchester United imaze muri crise imyaka 10 ikaba top seller nticuruza imyenda myinshi advertisement zikorwa abashoramari bakiyizera abafana bakiyizera magwaya kibakubitisha kana bakubita bigakunda ikipe induru zivuga ariko bikaguma ko ikipe ikomeza kuba top seller yagumye ihenze icuruze iri class imaging right zayo zibizamene yo Premier League nizo zirebwa cyane
rwose ibintu barayo dukwiye siporo kubyitaho. ikintu igomba kugihindura, igomba ifite abafana benshi, ariko nyine ubwo ni ku nshingano z'umufana, agomba kuyiryamaho. umufana nayiryameho kwa dufaranga umya dutange, sibyo? Yego, nabo bagerageze leadership yo bayihindure. yego, bya byishimo igihe byabuze. Rayon Sport ukuntu imeze, iyo itsinzwe abafana barabura, yatsinda bakaza none se ubwo ariko se ni itsindwe baboneke, itsinde baboneke. hari ikintu njya ibyo nibyo bita kuba umukunzi w'ikipe. hari ibintu njya nkura umufana w'ikipe niba hari nabonye mva bava muri APR bakajya, nabo bava muri yo bakajya muri APR bakajya hano. Uba ari umukunzi w'ikipe, uba ari umufana. N'abakozi nyine baba. Oya, uba uri umukunzi w'ikipe n'umufana biratandukanye. Yego. Kumbe ushaka kunkonvenka ngafana Rayon. Ariko uri umukunzi wayo, yakubitwe ibitego 100 urayifana, yatsindwa inshuro 10 utanga umusanzu. Yego. Ugora jazz urayishyigikira. Yego. Ariko Rayon Sport ikubiswe umunsi umwe iminsi ibitego 8, stade yuzuye ubusa. Ikubise match 2 stade iruzuye. Yuzuye ubusa, yuzuye hano, yuzuye abantu. Nta bantu barimo. Ndikuvuga ngo abwo hari ikintu kimwe ariko yatsinda imikino 2 stade ikuzura. None uravuga iki ku mvugo ya Marayika avuze ati ngiye sindibona honca kuko Rayon Sport yatsinzwe? Urana umufana namaraga mutima y'umuntu. Ntago nakira ibikona. Ese ntago mu Rwanda abafana baba batotezanya? Totezanya? Aya, tega nuko umuntu abibona cyangwa nuko abyumva. Muri siporo birabibaho. Okay. Habibaho n'ahantu bitaba. Okay. Ntabwo ubona aba Barcelona Real uryo bameze. Ubwo tubivuza kugira ngo abantu bamenye ibiri kuba ari mu kibuga n'imbere no hanze. Nta by'inzangano ziri outside. Nta rwango. Gusa n'amaranga mutima y'umuntu. Kubera ko amaranga mutima ni ikintu gikomeye. Uko ndibuka Rwanda kurwara ararimba. Abafana b'ikipe ya APRFC bari korajya kumusura, wandi wiyahuye abonye ko bagiyeyo barafatanya. Babyerekana urukundo munafite mu byo yinenga. Yego. Mu kuntu baterana ikipe yayo iri mu bibi. Cyo ndakinenga, ndabanenga pe. Cyo ntabwo ari byo. Kandi ikindi niyo ufana Rayon koko. Yego. Tanga umusanzu ko nta station runaka ifite e-sporting. Batanga umusanzu bagore jeze bayishyigikira bagiye buri munsi, niba kubitwa bihangane. Rega buriya iyo utsinzwe, rega ngo urugero, iyo utsinzwe ariko nta kutagize, neje ugakubitwa ariko nta kutagize, babizakunda. Yeah, definitely. Ariko niba ari ikintu gica intege no kuba warwanya ugakubitwa, wajya no guhungira mu bantu bagomye kuba gufata no bakaguhunga, bakagusubiza ukubitiza akabwa. Muri spirit mu kirere gutya iri kujya muri espace izenguruka nta uyifata. Ariyo we. Ubwo rero iyo nkubire ya Rayon Sport ivuyemo ibitego 4 byabaje abakunzi bayo, hajeho ngo n'ubujura ngo bwa PRFC ngo yakorewe. APR yakinnye Remereke, sibyo? Match nziza cyane ari naryoshye, ari open. Yego. APR yazamuye confidence. Sinzo yazikuye inyuma yo gutsinda Rayon Sport. Nyuma yashukanya gusa. Ntago ari gushwanya gusa, shwanya gusa. Imira katagura shanyaguzwa ikibaki. Remeke ko banganyije ko batayitsinze nka 3. Ariko nyine expectations z'iyo kipe. Wose ni motivation. Yego, bari motivated yego. Iri motive. Nabayishyigikiye na administration yayo irakora. We. Kuko na Mubaraka eje abafana bayo bashatse kuzana abafana bagiye gushaka guteza Rwasire, aravuga ati hari umurongo utarengwa muri APR. Ni ikinyabupfura. Discipline. Numva ko bashyira akara ahantu tarenga. Umufana ubu mu niyo waba wisigira wanjye kuva kwino kugeza ku ijosi. Ariko mu in case na discipline ufite, ntabwo bagukeneye. Sack you. Izo rero muri leadership ibintu mu bintu bikomeye. Ufana ikipe nitsindwa uyifane, nitsinda uyifane. Yego. Niba baranye nayo. Yego. Nimanuka mu cyiciro cya kabiri mujyane. Mugarukane nibyo. Ubwo niko gufana. Imba 10,000 ubitanga ntutange 2. Nubwo ikipe ifite ibintu iri gucamo runaka bitandukanye, ariko twaze ngo ese mu kwibwa kwa APR kwavuzwe bikatera imvururu mu kibuga no mu bafana, haba hari inyungu yanazitanje zivugwa ku kanya ariko zawa zirimo zatumwiye umusifuzi agereye intention. Biriya ibya binde nyine duhora tuvuga cyangwa nabandi hora bavuga. Ariko nabwo ukurikije cya gitego ko cyatsinzwe nuko cyari kimeze, ntago umusifuzi afa kumurenganya cyane. Ntago afa kumurenganya cyane, harimo
harimo akantu nawe katuma utamenya amategeko siko niko wavugara ari igitego gitsindwa ni inyungu no kutamenya amategeko ntago no imisifurire ni umwaku w'umukino reka tubivugishe uko n'imisifurire yacu iri hasi yego cyane igitego rwose barayibye kuko n'ahandi biratsindwa nahise naragitsinze last yaragitsinze yego ubundi ni ukuvuga ngo niba sibyo umukinnyi atsinda igitego mu kibuga hagati yego urabona urubuga rw'umuzamu wa gatanu niko ngo muhita asubundi urubuga rw'amahina amaterime yo kogeza amaterime ya nyakwigendera jarambere ku murwa mahina barwahinanye ngo imijugujugu ngawuteye inyoni reba nk'inyoni iri mu giti nyine hejuru aramuruye ngo yamuruye inyoni uvuga ngo hari imirongo mu ba gatanu uvuga ngo ari akantu gato kari imbere y'inyezamu ni mu rubuga rw'umuzamu hatarenga hari umuzamu yaharenze akajya imbere agakoza umupira intuza intoki yaharenze ni ruje na penaliti ariko hari utuzu tubiri hari akazu ko hafi y'izamu cyane harengurira hari n'atagomba kurenga hari akazu ko hafi y'izamu cyane hariya rero naharengurira ni habanza umupira arengura cyangwa pasi n'ahandi yajya ariko hariya noneho ahatarenga uvuga ngo iyo umuzamu ni kuri kiramende kwa kabiri yego uvuye ahari hariya rero hariya iyo nta bakinnyi ba opponent barimo yego bindi kipe yego umupira uwureba gusa iyo aba hari abakinnyi barimo bararuziga rwe yego kariya koze tuvuga bivuze ngo baba bamukingirije no obstruction yego cyangwa umukinnyi akawusimbuka cyangwa akegerayo ikindi byakawudeviye ranzimeni rayini umusifuzi wo ku ruhande linesman nukwira ubundi asifura imipira yo ku ruhande ku ruhande aba ntihabareba niyo mpamvu ari linesman nyine ku ruhande urumva ukurikije ahantu umukinnyi yatereye kandi uhagati yemeye igitego wowe hirya arabihakana kandi uwo hagati niwe wabireba kuki batanzura ibyo wabyemeje kanzura ibyo bihakanye icyo gihe noneho ntuzaba ugiye kuyica barafatanya iyo habayemo ikosa baragenda bakagarura bakabyumvikana n'abakareba hari igihe bari mu kuri kuko niyo mpamvu aba ahari yego uwo ku ruhande yasifuye kari urusha yego kuko abayicumana n'abakinnyi bituma igitego cyangwa yego ariko mu by'ukuri metero ze uruvuga ngo uvuye ku rubuga hariya aba ahagaze yego ikibuga utaravirisha ikibuga ko kireshya hari metero aba afite muri rongeri yacyo yego n'uwa ruguru hari metero aba afite no hagati hari aho abareba urabyumva yego ntabwo uriya musifuzi wo ku ruhande yari yemerewe gusifura ririya kosa kuko uwo hagati niyo bakaribonye kuko none se reka nkubaza muri metero 30 zirenga nuri muri metero 5 wabona ikosa mbere ninde kandi uwo hagati muri metero 3 enye yarabirebaga ahubwo azimukita ama perspective noneho rero perspective rero ngo ngende bandi inyuma yawe ntabwo nabona action nibwo nankuri muri metero uri kure nk'umuntu ese ubu twegeranye umuntu uri inyuma hariya yakureba kunusha njye kwegereye ça dépend ntabwo ndi bubitindeho cyane ahubwo twajya ngo duceho umurongo kuvuga ngo wenda arbitrage zacu zacyari hasi cyane ziri hasi pe yego ziri hasi ubwo tukibabajwe na PRFC kandi ikintu kibabaje ahantu iri nubona polisi yari mereke nayo na Rayon Sport nari hirare apera kuba ari amanota 3 yabona ariko ari iyambere nibura kandi ijuru ntego bati na standinze umwanya mbari mu champion aho igihe runaka uko cati tiyo muhanye umusifuzi mugahana wo kuruhande no hagati kuki ikipe yungukira ikosa yakoze litahereza amahirwe ikipe erikoreye ni ikibazo kandi kinumvikana hari nyine amategeko nyine icyo asobanura amategeko arakurikizwa ntabwo abangwa bayiha amanota 3 kandi itaratsinze niyo mpamvu abasifuzi bumva uruhare bafite bagomba kujya bitondera ya nibyo ko buriya nk'umufana wa pe nawe
kwivumbura agateza akaduruvaye muri amarangamutima tuvuga afite ishingiro no mu koroshya ibyaha buriya yakoze n'amakosa bashobora koroshya amati koze rero ubwo ngubwo tukiri muri iyo sanganya ariko buranga umufana hari y'amahirwe yo kuba afite ipari mu mufuka yo iri kurya aharuguru rero mu gihugu cya Maroc harimo habera ibindi birori ariko ubundi tuzarajya kuri finale ya tugiye igikombe cya Afurika umwanya wa gatatu yenda se umwanya wa gatatu wakimwe na Egypte na Nigeria. Reka tuyereke ahubwo gatoya mbanze tuhere kuri finale umbwire byabaye kubera iki Algeria abaturage bayo mbega bose bari mu myiyereko mu gihugu cyabo bishimira yuko Senegal yatsinze Morocco. Why? Kubera iki Algeria abafana bishimiye ko Senegal yatsinze Morocco cyane rwose kandi abafana igihugu kiranyeganyega rwose habirushye ziriya ni conflict ziri politike kandi byose mbiri mu bihugu neza Maghreb hargera bihugu birimo abarabu benshi cyane ziri politike Algeria na Morocco ntabwo byumvikana nibyo ajyana amakimbirane ya politike utamenya byumvikana voilà ubwo rero ko tujya ku mwanya wa mbere wakinwe na Morocco na Senegal ariko buriya tugiye mu handi bara Senegal na Morocco bo bafitanye nk'igihango nibyo buriya ibane mu gikombe cy'isi kipi mwirimo abafana imwe bambaye imyenda imwe nibyo buriya barakundana cyane. Wow. Umwami wabo na perezida wa Senegal yabasinye amasezerano y'ufatanye muri byose buriya barafatanya cyane. Haba rero niyo mpamvu nucunga Maroc yakinaga Senegal itakinnye abafana ba Senegal bajya gufasha Maroc aba Maroc bakaza gufasha gufana aba Senegal bakinnye indi opponent yindi uburyo niko byagendaga se cyane rwose no mu gikombe cy'isi nicyo bintu muri Afcon abafana ba Senegal ndetse n'aba Morocco bakoze ibitangaza kugira ngo bafane amakipe yabo yananihure finale ariko mbere ko tujya kuri finale nyirizina ndashaka ubanze umbwire kuri Monsieur Lumumba Ahora Congo Monsieur Lumumba buriya reka undi muri East Africa yego ngo yaduhagarariye neza nageze muri kimwe cya 8 cyane rwose izi kubita zishwe Uganda yavuye mu majonjora ariko Tanzania yacu barayiba yageze muri kimwe cya 16 ariko barayibye Tanzania ni ku rwego rwayo ni hari yari kwiri ajaga ikibazo rega football ntago ibeshya ahubwo hariya umukino yakina dukurikije Uganda na Ntoza Uganda gwabonye ko bugera ahubwo hariya Tanzania iri hasi ni nkatwe twese birahagije ahubwo Congo niyo ubona nyine yatomboye nabi kuba Ntoza kuba Cote d'Ivoire yarayirushije ibitego ikisaka ku mwanya kari gahora na Algeria yego rwose byarambabaje nagiyewe buriya Congo yagombye kuba ari igera none se kuko nubona muri kimwe cya 8 amakipe muri West Africa niyo gusa yarimo wenda n'ayabarabu yego usangamo Mali ugasangamo Cote d'Ivoire ugasangamo Burkina Faso Senegal yego za Maroc Cote d'Ivoire yego ariko agatangana mvuze uvuga Lumumba hari umufana umwe wari uhari ewana muremure ndamuzi yabikoze inshuro nyinshi wambaye ipantaro itukura yagezeyo Kisekedi amukubita imodoka nziza cyane ahubwo ngo Afcon namubwiye ati wowe guma ahangaha gumufana indi mikino ntago yabyemera ujye kwita $2,000 yahaga yabyemera $20,000 kuri buri mukino amarangamutima n'ikintu gikomeye abati mureke nge n'itayire yatuvuga ibintu bitusha ku marangamutima y'abantu nibyo tava muri Rayon Sport bajye babyubaha Congo ifite apatriote nubwo ari ibigwari mu buryo bwabo runaka ntabwo ari ibigwari nyine nubwo tubagaye ibintu bimwe na bimwe ariko mu by'ukuri Congo ifite abantu nyine ubundi muri entertainment yose kwangira turusha imiziki iraturusha umupira nta nubwo dufite cya 10% cyabo reka afite n'aba international benshi cyane oya ahubwo nuko na leadership yabo nabo nyine yani nahoze mvuga ariko ubundi banazanya abakinnyi bayo bose na Brazil yabirye cyane rwose Congo le uramugabo yatanze image imeze ite kuri Afcon na veneration yo kubaha za ntwari zacu tuvuga nyine intwari z'abanyafrika zatubayemo mu by'ukuri yagaragaje yeshusho no kuvuga ngo Patrick Lumumba
kwitwara kuriya nka Patrick Lumumba urumva no buryo bw'imifanire ariko nabwo bifite ubutumwa bitanga ubwo tubane mu gushaka patriotisme yego nashaka ikipe yabo nyine ikora nyine nkuko yabishakaga nkuko mbakundaga igihugu bashyemo izo mbaraga n'umurava batsinda yego buriya ahantu hahoze intwari ntabwo hajya bari intwari buriya ko ngo birayigira byose hazaboneka umuntu ni ukuri kw'Imana ahantu hahoze intwari ahantu habaye intwari ntabwo yabura intwari n'ubundi umuzima bahari cyane ni ukumuterekera azagaruka kugenda kose kuko niba ibimenyetso bigaragara ijambo uvuze n'iry'izakiga ntoya niko bimeze ureka tuzajya tugire ba rwabugiro wa forme zose kanyeganye barahari turabafite n'ubungu turabafite niyo mpamvu nyine nkubwira ngo nta gihugu yagipfiririkana cyaragize abantu bazima iyo mbuto ibibibye anytime dushobora uretse n'imbuto iyo gene ziba zihari yego ahubwo kuvumbura uwo muntu mu mvubura ze aba ahari yego ariko nigeze bakamwitiranya oya ntabwo umuntu wanyabajya abura mu gihugu rimwe na rimwe Okay, tuvuye rero kuri iyo mifanire idasanzwe tuvuye kuri Algeria yishimiye intsinzi ya Senegal ku buryo bwose butangaje. Algeria impamvu yishimiye ni nibazo biri politique na Maroc. Wakwisa umwanzi wakwisaga. Urumva nyine bafanye Senegal bakubitire Maroc nyine nta ubundi ni mu nkubitire ni mu ndirisi nta munyafurika gombye ko yanga undi ubundi. Nose ko ari abanyamoroke batwanga se bo babayeho nabi. Anyway, nta nubwo wenda avuga ko batwanga abantu basanga inyungu zabo baba bashaka ariko se how was the final ukurikije ari amakipe yageze kuri final festival byari bikwiriye Senegal yarabimeritaga Maroc aya baje bayihengeka ko ari Maroc sino kuyihenge yari iwawe yakiri igikombe ariko uko Maroc yo mwaka ushize cyangwa Maroc yakingiye kombe cy'isi kagera mu kimwe cya kabiri pe kariya Maroc nabonye haba hari amarema basimbuje cyangwa ni wenda sinzi n'imikino irahinduka ariko nk'akimuziyeki ntiyarahari yego ubona ko muri matrite yabo haburamwe akantu muri ataka cyari muri ataka yabo yego hari kapiteni wabo utarakinnye wakinaga gatanu umurwanye byanyabyo yego ntiyarahari hari rutayezamo nemere 9 wakiraga muri VAR we yavuye ajya muri final batch urwego rwo rwaragabanutse yego impande zabo wa Brahim Diaz nubwo akina muri Real ariko ntaga banza mu kibuga yego nyamusimbo Hakimi amaze igihe mu mvune yego ntago yarahari Amurabati yasubiye hasi yego mu mediateur wabo mwiza ntago gusa afite amazina akomeye cyane urumva rero nubwo akomeye ariko average yabo iri hasi ntago ingana niya ntuza niya nuvuga ngo muri bo ntago banganya competence yabo abakinnyi babo ariko Senegal bari kuri level zimwe benda kunganya ikindi Arsenal kinda nk'ikipe no kugira ubibone Senegal nubibona Brahim Diaz ni watsinze ibitego byose hafi ya byose bya Maroc bangu bagiye hari umukinnyi umwe wahetse ikipe yego urumva mu gihe Senegal Sadio Mane abaye n'umukinnyi w'irushanwa sinzi ibitego bibiri atanga assist 3 yego rwose numva ko barabigabanya yego no ipapagaye watsinze igitego ku mukino wa nyuma yego nawe n'umukinnyi nawe muri bande bakinnyi bakinana noreba Idrissa Ganagaye nawe mu gukuranamo yarabafashije ikipe rero yanuza Senegal hi balance noneho hari ukuntu tunyuzamo ikindi hari ukuntu ikinana yego iyo synergie gukorana kw'imbaraga ziri mu kibuga zitanga umusaruro uvuga ngo Senegal yageze kuri final bimerita ubundi ikipe yagombye kuba igenda kuri final nabwo ibimerita yari Nigeria African people yari Nigeria na Cote d'Ivoire batafite ya mizi ya JJ ye ntago Egypt yarambeshye mu iki gikombe hagati aho nganashaka kubaza yenda se akabazo k'amatsiko how did you see the Senegal without RUCC ntago mu by'ukuri vibes za RUCC ku kibuga zikumbiye umukino itandukanye nubwo batsinze bwose ariko se yagize n'amahirwe how was the Senegal without CC yagize n'amahirwe ubwo Senegal ko ifite Sadio Mane is a big chance kuko ramutoza na uriya mutoza nge noneho nkuna nakubwiza uko nshinzwe imikino muri Senegal namwirukana nubwo yatwaye igikombe kuko no finalize cyabo maturité ntago sinavuga ngo ngiri hasi yarageze hariya ariko
aba batoza bashyashya cyangwa bakiri bato hari maturite badafite runaka kuko umutoza nimba ku minota 98 yego iriya ni penaliti cyane rwose penaliti pe gusa ni penaliti ariko iri reacted ku gitego batsinze batemeye kandi cyo ariko cyo cyari uriya mukongomani ugani wagira ngo yatamiye cya gitego cyari cyo cyane rwose cyari cyo rwose cyari cyo yanga kujya kuri VAR yego iyo image barayigumana yego ni ingingimira noneho uriya muri probability cyangwa iriske uriya musifuzi yafashe iyo adatangira penalty kandi yari yo gakore balance nako yari kuba yongeye gusifura nabi bwa kabiri yasifuye nuko byari kuba bitanze balance mu kibuga ariko manota yari bayikuye nta yindi match ariko kuzongera gusifura. That's very good analysis. Nukuvuga ngo nubundi nubwo bazamuhana cyangwa ntibazamuhana mu buryo kuvuga ngo zaba ko yibeshye rimwe haramirwa atazongera kubona musifuzi atibeshye kabiri buriya ariko nyine urumva icyo uvuze ni analyse rwose iri mu bwenge bwinshi cyane nuvuga ngo kuba yafashe uriya mwanzo wo gutanga penalty yarirengeye kuruta uko kuba ngiye gutanga balance kuko yakoze ikosa rya mbere Senegal itsinda igitego yanga kujya kuri VAR yego mu by'ukuri muri gukina ni Hakimi hateye kona bari muri duel ago hasi kandi mu by'ukuri ntago uramukinye gusa attention yo kumutura hasi ubwo yigushije hasi yego ahita nagara umupira uragaruka n'ubundi papa gero atsinze igitego aragitsinda yego bararekarama kujya kuri VAR kandi umukino wari ukiri open yakobye kuba atagakira igitego bagakina ntuza Maroc ikishyura yego urumva yego iyo na Maroc ibona ari rakosa yatanze igitego cya Senegal bakaritera ntabwo Senegal no kuburana none kibazo yagisano yavuye nuko Senegal bayiba igitego yego ntiyagisifura yanga no kujya bana mugati jya kuri VAR basure nabyarabyanga iyo reaction y'abakinnyi barayibitse yego nta mukinnyi wa Senegal bavuga ko iratari penalty yego barayemeraga akabaza kuki ibintu utagiyeyo kuki utagiye kuyacu ngo ujye kureba yego hagati ngaho ngo ndikwibaza ngo penalty imaze kwemezwa abakinnyi banze bigumuye Sadio Manati mugaruka mu kibuga giriya rero ni ukuvuga ngo ikintu kiba mu mategeko yego kipe habwe igikombe ndi forufe iyo wanze gukina bayi forufe bara Senegal yagomba guhanwa yego bakanatanga igikombe yego kandi finali Afcon y'igikombe cya Afrika yaribwaga n'isi yose ku image ya Afrika hari ikintu cyari kuba kitari kineza yego perezida y'abanyakuba perezida wa Republika wacu yarahari Kagame yarahari na perezida wa Senegal yarahari Mr. President you were there over the match ntago yakunda siporo ubwo twamunaniye that's beautiful siporo si ibintu byacu twe turi abasirimu dufite urugwiro ariko inzuki zo rwose zihova gake ariko imipira y'amaboko turagerageza kuko buriya mu klasoma y'ibihugu yego turi mu 10 ba mbere ariko muri basket turabaceka basket n'ibiki byose kwera yenda siyo bare yacu tujya hari umuntu wambwiye ukuri yo muri twiganaga umugande ranga ariko se ujya gukina watebeje ujya gufana watebeje ibyo bibahe wakarabye usa neza nta rangi ufite kumva ko ikipe yawatsinda oyihereho tuwatebeje wajya wambaye ikote ngo umuntu ajya gufana yambaye ikote gute uri perezida w'ikipe se amaparametere nyinshi ikindi uko turabarakare bana turya ukuntu nyine bitameze nk'abandi yego umunyarwanda ashaka kurya agatoki na mayonnaise agasinzira akarya ubugari n'uturagara akiryana dore nibyo tugiye kuzira ariko umuganda afata akawunga ye igitoki mu nyigi na fiziko yacu nayo hari ikintu bigiramo uruhare ariko no ikadufasha muri basket uko tureshya buri abanyarwanda ni barebare yego binone bigatuma wa munyarwanda muremure abanya avantage yo gukora siporo na mirire akabona imirire myiza ashobora basket ikindi professionalism yacu iri hasi gukina muri aperi wumva birangiye cyane ariko haze undi mugana bayirefera kurindi ariko bajya muri west arabyo turiho muri west ara Senegal za Cote d'Ivoire zaki
Sadio Mane akina muri Premier League yakinnye mu Bwongereza umwana aravuga ati ndashaka kuzakina muri Liverpool nkuko Sadio Mane yabikinnye hari ibintu ndi bugarukeho ariko nanone ingaruka za colonization twaje tuvuga kare hari ibihugu byagize amahirwe make cyangwa se menshi mu kolonizwa ariko hakabaho muvuma yoroshye ibyo bihugu ko bijya mu Burayi bitewe naho biri na location araho bihereye simbi cyangwa kimwe n'impamvu na geography nayo bigiramo ntago mbizi ariko gasanga abaturage muri Senegal kujya Burayi ariko kuri ubu ngubu isi yabaye umudugudu biroroshye kandi yaza itazenguruka ku isi ariko nta itazenguruka ariko hari imikoranire isa nk'iyoroshye cyane kuko na bimwe nakubwiye ku buryo kujya mu Burayi ahantu hahonze ubuse niba ugiye gushinga academy tuvugiye gushinga academy ku isi uburenganzira ti ku isi genda ushanga hano ku isi ushinga academy wakirengageza Brazil pineri ibindi bihugu kubera iki uruvuga ngo amashyushye ariyo n'imico y'ahantu n'imikore na wa muco w'ikintu gihari hari nariko rero nk'u Rwanda hari ikintu nagushaka kuza ugasanga turagifite neza kurusha ahandi hajyanye nyine utuma u Rwanda riraburiya kubera iki hari nariko hari icyo turusha abandi natwe tujye twemera baturusha football ariko nabwo nabwo byashoboka football nayo yakunda ahubwo nyine ntago toshyira nk'imbaraga ahubwo akantu ko kurya ndumva ngakunze cyane imirire itanga imbaraga umuntu akagira physical fitness iri hejuru cyane tutunyanda urari ikibuga ari ndagaruka ryama n'isosi oya uwo muco tuwuca rwose tujye around umuntu arya gatoki na mayonnaise gusa inda tuyihaga amabondo yuzure ubu ni nzasaje mu biryo bituma dukomera ntago turi abantu badakunda ariko gusa dukunda kunywa ubutaka dufite urabanywi umukinnyi arara mu kabari akamwe icupa karinoze yagiye akaburusheti n'agatoki ugiye ngo ndi umunywi basi ntanabyutse ngarye kawunga arya n'izo mboga arya n'izo nyamari zidakaranze nyamwe niyo sosa ngwe no umutsima ngwe no umunyigi ngongera ngo ndi umunywi uri aranywa inzoga uragenda ejo ngo ugiye gukina cyangwa n'agafi urahura n'umugande ahubwo se wowe ujya ugerageza yewe se yewe nisize ndetse maze like ubwo rero tugeze kuri Afcon final ifite ibintu byinshi cyane njye nakoze tubona kuri statistique uvuga ngo Senegal yageze kuri final bimerita rwose kuko yarakonvense isambagurika ku giti cyanjye ntabwo Morocco yakonvense kugera kuri final yego kuko niba na mugani we na Tanzania yari yihagamiye cyane igitego kamwe cyane ikindi tudege muri parametre zayo defense yarahindutse yego urumva mediane birahinduka attacking irahinduka hakimiye yaravunitse wayumva ariko Senegal yari imeze neza mu mukino rero mu mukino isha cya mbere muvuga ngo Senegal na Morocco buri kipe yari yateye amashoti buri meza 3 mu izamu ariko position rwose Senegal yarushije Morocco mu gice cya mbere Senegal yarushije kandi n'ikindi cya kabiri buriya Senegal amashoti yateye mu izamu yose yajyagamo ajya mu izamu yego mbye Morocco yo yajyaga inyuma shot on target za Senegal zajyagamo mu gihe Morocco zari out yego ikindi buriya hari ugukina upasa buriya no ariko target yego ntuza efficacité y'uburyo uri gukina yego pass kubigira ujya gutsinda yego Senegal yari hejuru kurusha Morocco ije cya kabiri ariko byarahindutse yego Morocco yaraje arayigaranzura ako bitarakanya kanini ntago byarakanya kanini kuva aho ku munota 50 kugeza ku munota 70 Morocco yarageragezaga hino gukina yego Senegal ibona nk'igitego cya corone baracyanga aho kantu barakabika barakina ako yanga gatoya umuntu ita Bruce Melody cya kigabo rero cya Bruce Melody ndagikunda nkunda ko kizi kuganira nawe nitara yaravuze ati bure rero mu Rwanda nyine abantu muraganira umuntu akakujonyeka amakanu kakumva urumva ukakabika utari gifura rero utari gifuru kuganira urakabika ariko nawe azabona urwaho ukamumena urumva ngo arukumva urumva uyakumva akantu kajemo agasara aho ngo
Senegal yatsinze igitego baranarekara amabwira umusifuzi basi jya kuri VAR yego arabyanga ubwo nabo rero kano karabaye barakabika gusa nabwo hari akantu natekereje yego iyo turi gukina twebwe tugiye kubatsinda bari kutudefanda yego umwataka urumva iyo abyize umudefanseri mupuri kuza urumva umudefanseri akagwa urumva akenshi aba ari ikosa ariko unyumve neza reka nguguye n'ikindi noneho ikindi iyo umudefanseri urumva abyize umwataka yego azanye umupira rimwe na rimwe akagwa bagiye gutera kona ntabwo burya haba ari ikosa yego wowe uri kunyataka nkagwa aba ari ikosa ariko wowe uri kunyataka nkakwataka ukagwa ntabwo aba ari ikosa ahubwo njye ndi kudefanda nkakwataka ukagwa yego ntabwo ari ikosa ariko njye niba ndi kukwataka ukagwa ni ikosa nkeka ko umusifuzi ako kantu yatekereje Hakimi ariko nabwo n'ikigaragara kuri mukinyi atanageza amukoraho cyangwa bikora bishaka bagiye muri duel Hakimi agwa hasi ndagumya yirebera umupira kuko numva ntibigeze bajyana cyangwa ngo banajyane hasi niko kantu karimo ngo bigaragara yuko yaramwishingikirijeho akamusunikana imbaraga zituma akora muvumo uko nk'umusunitse gutya icyo gihe ni ya mirire mvuga umwana wo muri West afite ingufu Hakimi yaragiye amwijandikaho nyine ashaka kumubuza atera umupira Hakimi aragwa undi arawugarura nkeka ko umusifuzi aho kantu yagendeyeho byashoboka ariko nabwo ikosa nabwo yakoze baramubwiye ati jya kuri VAR arabyanga yawe nkaho yizeye 100% yuko byabonye ari byo yego ariko nabwo ntukirengagize arakantu ngiye gukurikiza kuko tugana ku musozo n'undi w'irushanwa uko ryagenze hari byagiye bivugwa yuko iriya penalty utanga ni Panenka yabarayiteye kuriya ku bushake urumva kugira ngo ahoshe iyo pressure rekana nakubwiza ikindi nubwo Senegal yakoze amakosa ahubwo ariko nakoze kwivuma nako niko muri football karakora gatera pressure ni ntoza behaviors zirahinduka ni pressure ariko cyaremoro bituma uvuga ngo abakinnyi bagize stress Maroc yego nureba niba urebye igikombe cy'isi 2010 cyo gihe twari abana ntoza irigwe ntoza Ghana rijye kujya muri kimwe cya kabiri kwa Suarez noneho Suarez ari umukinnyi yakuye umupira n'intoki yego habakavuye Simagi yanahuje igitego yaragihushije kuri iyo pressure yarayihushije agati nubwo ibi bintu bibaye mu mutwe tubone ingihusha yego nose ibiri kuvuga yuko none agaruka urebe yabayite kuriya ku bushake ariko ubushake cyangwa kimwe byamugoye ikindi cya kabiri ntago Hakimi ntago ntoza Diaz yakonye ko atera penalty ufitemo kapiteni kwanza muri impamvu uri kapiteni you are leading n'umuyobozi kapiteni Hakimi yabanje afatura umupira urumva nyine umuzamu avamo yego noneho Nasani nawe afata umupira urabaza akina muri VAR nawe arawufata numero 9 ajya gutera nabwo uwo Hakimi barimo babyumvikana uko baza gutera mu by'ukuri niwe bagomye kubatura umupira yego nyine ira desodiraza yego ivuyemo Brahim Diaz norte n'ibitego byinshi kwanza nano niwe bahaye rutaza mu bitego byinshi mwagiye mwayongera mu bitego imba yango nyine mu bitego noneho ikindi niwe ateje kari akavuyo cyangwa no kugira ngo bari no gukina kugira penalty bayemere yari yivumbuye nyine uko baramukuruye umusifuzi arabyirengagiza aragomya atera induru cyangwa no kugira ngo nanone niwe warateje ikosa aragatifata ikindi n'umuzamu kureba umwataka ukomeye nkongo imbere ye byari kumufitininga noza Mendy yakinye makipe nakomeye
Mendy yafatiye Chelsea yego afata mu kibuga kumwe rwose Brian yakinye na Zare arafatira za Chelsea ntago Brahim Diaz namanza mu kibuga rero yamukanga yakinye abakristo n'abandi bose hagati aho ngaho rero ubwo Afcon birarangiye uwo bahaye igikombe nyine ni Senegal wagitsindiye Senegal yaragitwaye ariko kuganira yabaye Sadio Mane top scorer aba Diaz n'abandi n'umuzamu yabaye Bono wa Morocco nararize rwose ubwo dusoza kino kiganiro ni nk'iriye somo nk'u Rwanda rutigeze rugiriza ubwo bushobozi kujya muri Afcon bwakwigira kugira ngo yenda se next time mu gihe kitazwi cyavuba cyangwa se byatinda uzabashe kugeraho kandi naguru competence muri football nta guca ruhande ihari nta guca y'ubusamo binabaye byaba rimwe ntibyaba kabiri yego niba ubibona Senegal yatwaye igikombe 2021 Afcon yarayitwaye yego abana bayo batwaye igikombe cya Africa 17 under 17 baragitwaye even Morocco yageze mu kimwe cy'igikombe cy'isi ikindi abana bayo batwaye under 17 igikombe cy'isi urabyumva nuvuga ngo nubundi abo batoye batsinda nawe ari kuzamuka baza hehe nibundi rero bari kuvamo none abona Senegal Senegal ikiteye ubwo barabo bose n'abana uretse Sadio manurimo bahakuri duguri bari bakuze abandi bose n'abana wenda na ntuzo Idris Ganagaye 36 ndakeka ukina muri Everton yego ariko abandi ni ibipeti byazamutse under 17 bitwara igikombe cya Afrika nta guca ku ruhande bihari gake ni utudemi bakazamuka ayo manyanga akavamo yego yakuvuga ngo ndakinisha no football no umukino w'umuntu wabikoreye ntago ari umukino w'abasirimu ngo umuntu ngaje ngo muri VWT ngaje ngo mu mete ngaturuka ngo kuki nta mwana wa Zidane cyangwa Ronaldo sarabona kina yonda de filime ntate mu prisi yose ireba barahagera yizona ajya gushaka ikisi football no umukino w'abantu bihirinze rero najya mumaze gushimira cyane kuba duhaye rwose udutotoreye Afcon yaryoshye udutotoreye weekend yo mu Rwanda byabaye muri Afcon uko yagenze twambuka inyanja twasoreza hanga tuzayambuka twabonye ubwato twasoza nta kibazo ariko byari biryoshye rero turashimira cyane abadukurikira mu buryo butandukanye ari live cyangwa kimwe se mu buryo buza muri comment nyuma muwaze ko mu kiganiro so we urge you turabasaba cyane subscribe kuri channel yacu ana sharing comments ni ngombwa naba duchallenge kandi no kuduchallenge mu gihe bari ngombwa cyane ko muri football ho habanimo ibitekerezo byinshi cyane hari ubyumvukwe undabyumvukwe ariko amakipe yajemo no gufana n'icyemananga mutima biba byinshi cyane so you hit subscribe igitekerezo cyawe kiba respectful ubaka abandi bantu mutumva ibintu kimwe ndetse n'ubutatsi aho turi kumwe ni another talk ciao